ntabwo yaduhangayikisha kurenza uriya witeye ikibazo kuko mugiye kubitekereza byose mwana kiyahura ubu se kuri musaza wagiye gushaka mushiki wagahura n'ikibazo nawe nukomeza gukubitaho n'ikibazo cyawa se urabona utazamera nkawe ubu se nivuga gutya babiri mu nzu ninde uzahundi igikoma umugabo wawe rero arahari ugomba kujya mu rugo rwawe nanjye nkaguma mu rugo rwanjye sinago duhigiye tukabanza tukanabipanga ibyo bintu mutapanze mu myaka 2 murabipanga mu yindi ngahe isigaye sawa nawe ibiteho gusa nawe wiyitaho umugikoma nagisizara ku meza imyenda yangize nabi okay utatinda Bravo abona witanye gahunda amakuru neza mwana we uko wabaye uri mukuri nararindiye nkarenza ngo biroroshye kedura aho mwana we mama teta wadusuye nabasuye nuko mumeze mutese mukomere bana banjye muraho ubona harimo humva ariko mu gipfuko cyavuye ejo nagisubiye kwa muganga bagikura kugira ngo gusubirayo yo kuzasubira gukura sinagipfuko mubyeyi wenda numva bwena nk'uko mwatwihanganiye mu myaka ibishize n'ubundi imyaka itambutse mwatwihanganiye numvaga n'uwenda mwatwihanganira mukaduha igihe gito wenda kabanza nkisuganya wenda nkagira ibyo nshyira ku murongo kuko wenda urumva guhita ushyira umuntu mu rugo niwe nta bintu byoroshye ako kanya gutyo na gutyo mbaga ngewe mwaduha igihe n'ubundi nkabanza nkisuganya nitunganya neza ubundi wenda bikazakorwa ariko wenda nisuganyije atari ibintu mpangiyeho naho ngo mpite mbikora vuba vuba none se bisuganya mu buhe buryo numva bwakuvunnye cyane kwisuganya kandi harimo wenda gushaka inkwano urumva nawe tujyana umuntu mu gushaka inkwano first of all naho kuba gutunganya harimo byinshi byo gutunganya gushyira ku murongo kugira ngo mbe namukura no mujyane ase bana ba ubundi ubuzima mwari bumeze mute amateka byeware abaturanyi barakaranga imiceri amanyama atanumva mvuye n'agafiriti murumvikana abana banjye ndabumva cyane kuko muri abana ndetse n'ibibazo muhuye nabyo buri ntako ababyeyi banyu batagiraga ubuse wavuga ariko kuvuga ngo stress nyinshi nari mfite kiwanjye twagiye umureba mushiki wanjye wundi mukuru guhoza nabite n'uburyo nari namubonyemo n'igihe cyari gishize ngombwa ni ukuri natashye nabyumva n'ababyeyi utari buze ngo ubwire uruhuke nk'uko byagenda gashidiki naguye muri kore bisi nanjye ntabwo nabatereranye uburyo nabanye na mama wanyu uburyo yangiriye neza mama wanyu twarabanye bana banjye mama wanyu yangiriye neza ntabwo nzabyibagirwa ahubwo namenye ibyanyu nanjye ntahari namenye ni Tanzania ndi muri stress ndi mu bibazo nanjye sinari noroheye nkimara gushyika naravuze kuko byagenda kose reka nkore ko nshoboye ngere kubana n'iyi saha nta makuru ya Roza nk'umubyeyi rero kandi ushaka ko ibintu biva mu nzira ndumva inkwano atari ngombwa ntabwo mu byihutirwa irimo sibyo njyewe ndumva icyihutirwa ni ugushaka aho kuba kandi n'ubundi ntabwo uba hanze cyangwa mu muhanda niyo mpamvu ibintu numva byakwihuta iby'inkwano nabyo tuzabiganiraho nyuma siko bimeze
wenda birumvikana wenda kandi rwose mwamunakoze wenda basi by'inkwano tubiganiyeho nyuma. Yego. Ariko wenda n'ubundi burumva nk'uko aba ari ibanze n'ubundi gushaka ko kuba n'ubundi kubu ndacyaba mu rugo. Wenda gushaka kuba gushaka ibikoresho byo mu nzu ibintu byose ni ibintu wenda bisaba igihe, ntabwo byose bikora mu masaha ane cyangwa se mu minsi 2 biranagorana burya. Kandi nubwo wenda tudatanga umwana wenda nabona mutwara umutuye mu rugo gutyo gusa, ni abantu wenda baje ngo bagire wenda bake wenda ariko bakahagera. Nicyo gihe nasabaga wenda cyo kwisuganya. Okay, noneho rero ibyo unsaba nabyumvise, ariko buriya ibintu iyo bitinze bibyara ibindi bindi. Mu matita no kuvuga ngo Roza arashize amezi 6 twara mu Roza. Iryo joro nongera kumuntu mubonye mu ishyimbo mwana nagasa. Umusazi mwana wanjye. Mwihangane bana banjye, ikivura igikomere no kukiganira. N'ikibyingi bitagikanze ngo gishyiremo nyirambwa kikugumamo. Mwihangane niko bimeze. Nubundi kutabiganira no guhora mubitekereza, nanjye gahora bitekereza ni hahandi. Ese nimutabimbira muzabibwira nde wowe? Uburyo mama wanjye twabanye mufite undi muzabibwira mukaruhuka. Ko nanjye nabimenye ngacika umugongo, naho nari ndi bikanga. Basi sorry mwana wanjye, sorry. Murambite ni mu bushobozi bwose mfite, no muri duke mfite, ntacyo nzabimana barahi, kuko ntacyo mama wanjye yanyuma. Uduke n'utwinshi twaradusangiye, ntago nzibagirwa. Ikibazo nigeze guhura nacyo gikomeye, niwe wenyine wakinkuye. Nimuhumure bana banjye, ntago nabataba mu mazi abira, ntago nabatererana. Ndabarahiye, mbarahiye abana banjye, mbarahiye Imana yo mu ijuru, ntago nzabatera. Ngaho nimukomeye. Basi se icyo kirumbo cyo ngo muwase ubesha zazazane n'inda, ibibazo cyangwa zane n'iyo sida, tujye twirwa twirukanka he hose twarasaze. Ngiye kubaha igihe cy'ibyumweru 2 mufatanye mube mumaze kwitegura. Mufatanyije ntago mvuze ngo ugende ubikore wenyine, mufatanyije mu gihe cy'ibyumweru 2 tukaba twakura ikibazo mu nzira. Hari icyo bitwaye? Nta kibazo ntacyo bitwaye, ariko wenda simamye neza wenda ko wenda mu byumweru 2 bizaba byakunze, ariko nanjye nzagerageza kandi nzi neza ko azamfasha. Bitakunda ubwo uri muratekereza, nakubwiye ko iby'inkwano atari bitihutirwa, ibindi utekereza uri gutekereza ibintu by'imirenge, ntago byihutirwa. Biriya ni ibintu abantu bakora babana. Ubwo rero ngewe igihe mbahaye cy'ibyo byumweru 2 ni ugushaka aho muba kandi mufatanyije, ubundi ibintu tukabivana mu nzira. Siko bimeze? Ko bimeze. Urabizi umwana nawe agiye kugera igihe cyo kujya mu ishuri. Yego. Umwana nta kibazo, ngewe nagumana nawe tugakomeza tugafatanya tukamushyira mu ishuri akiga, ariko mwebwe ibyanyu byavuye mu nzira kuko nibyo bigoye. Siko bimeze? Ubwo tugiye gufatikanya kandi akeka nawe azamfasha, kandi arageza n'ubundi muganire n'ubundi ko byagenze se biri gukunda kugenda gute, nyine ubwo bizajya kugera n'ubundi ari aho wenda maje kugera, cyangwa se bizaba n'ubundi bigaragara ko biri gukunda, cyangwa se ari kuzamo izindi mbogamizi. Ndakeka tuzoroherezanya, ntabwo hazemo kwaniranya cyane, kandi wenda nanjye umuntu mukuru ntabwo nzagira cyane. Naho icyo umwana cyo wenda twanabanye twanamutwara wenda, cyangwa se wenda mwana akanaguma hano. Oya, mwana nta kibazo ateye. Mwebwe nimujye mu byanyu, David nawe uri kunyumva, mujye mu byanyu nk'uko mwaganiraga, ariko muganire mufite intego mwenda kugeraho. Wabikubwira ni akavandimwe kanjye gato. Niko Teddy, use bana banjye umusaza wanjye wawe wamurwarishije iki? Wase we mwibarira, wase yaragiye. Ubuse mutunzwe n'iki? Wase we ko yagiye ko?
ubundi sose yaradufashije iki cyo yakoraga kari kuducuna nko kubatesha umutwe yakoza na musaza wanjye na rimwe ngo abe yamuhoreza n'agakoma ubwo naba agiye tubajwe n'uwahuye n'ibibazo by'ubuzima bw'isi naho uriya we ni nk'uwiyahuye ntaririrwa baba we ni ariko mwihangane nawe ni umuvandimwe wawe umuvandimwe ariko noneho ntabwo yaduhangayikisha kurenza uriya witeye ikibazo kuko mugiye kubitekereza byose mwana akiyahura ubu se kuri musaza wagiye gushaka mushiki wagahura n'ikibazo nawe nukomeza gukubitaho n'ikibazo cyawe se urabona utazamera nkawe ubu se nivuga gutya babiri mu nzu ninde uzahundi igikoma ngaho ni munsubize uko umusaza wawe ameze yarabibaye umwitaho umuha agakoma uramukarabya nujya gutekereza n'ibyo ubase ukamera gutya muri mwese ninde uzahoza uri si bya bibazo byikubye kabiri nimwihangane pe mwihangane ni ukuri hana yanjye nanjye nari mvuze ngo mpagere ndebe uko mumeze ndebe ko nanyaruka ngasubira mu rugo kuko w'abana nawe yararwaye amaze igihe mu bitaro yavuyemo ejo bundi nubwo naje noroshe ndavuga uko byagenda kose reka muha agakoma muha imiti simbuke ndebe abana nimara kureba abana njye kureba n'ibyo bari kumeza Imana iguhe umugisha pe bikiri kunsabira umugisha kuko ibyiza mu mwanya wankoreye birahagije naba ndi imfura mbi naba ndi umubyeyi gito nta n'umugisha nazabona imbere y'Imana byiba no kuba ugize umurava ukavuga ati reka utugereho muri ubu buzima gutya tumeze ntabwo nareka kubageraho ubu se koko nagusaba umugisha ku Mana nakuba iki kindi ko ngiye ubona ko nta kindi kintu mbasha yenda ngo nagukorera mbasi muri kuzakira mu gihe runaka njyewe nk'umubyeyi mbahaye kandi muzaba igisubizo kizima mumaze gukura nta bintu byo kugenda muca hirya no hino siko bimeze yego amahoro ahinde mu muryango ubuzima bukomeze komeze kandi murakoze cyane rwose ndumva kandi nakongeraho wenda urumva wenda nanjye wenda ndaje hano twabonanye twamenyanye ariko nanone wenda muri byumweru bibiri wenda cyangwa se nimba twarashyira ikindi gihe urumva nanjye mfite umuryango kamukeneye kumenyana nawe ibintu byose ni ibintu bizafasha n'ibindi by'iminsi ibintu byose nabyoroheje mu cyumweru cya mbere fata umugeni umujyane iwanyu mwerekane buriya icy'ingenzi ni ukwerekana umugeni naho twebwe ababyeyi kumenyana mubana njyewe numva nta kintu bitwaye siko bimeze kuko n'ubundi mwabana mwarakundanye ababyeyi ntitwabyinjiramo ngo turababuze wowe genda werekana umugeni wawe mugende mubane ibindi tuzagenda tubikora nyuma kandi bizagenda neza ikibazo kirimo pe nta kibazo kirimo kandi bose nananyorohereje cyane ibintu byo gukora ni kugenda nanjye nyine nk'umuntu mukuru nyine nkareba ukuntu dukora nyine ku buryo butabangamiranye cyane wenda bitakubangamira nk'umubyeyi kandi nanjye ku buryo mbona wenda bitangiraho ingaruka n'ubundi nkareba icyo nkora kandi buriya rero impamvu utararenga mu mpamvu ibintu byose nabyoroheje ntabwo urabizi sinari nkuzi ntabwo twari tuziranye nakumvaga mu mvugo ariko nakumenya aho nkumenyeye nabonye uri umusore ubereye umukobwa wanjye niyo mpamvu ibintu byose nabyoroheje yego mugomba kubana rero ibindi bigoranye nanjye ndahari ndi umubyeyi kubafasha nditeguye nibyo pe nibi cyane kandi murakoze n'ukuri no kwemera kudushyigikira ubwo ndumva ngenda nta n'ibintu byinshi n'ubundi byo tugira n'ubundi ubwo ngenda ndumva umwanzuro mugani ari ukugenda nyine nkabitekerezaho kwanza ndumva ari ikintu ubundi nta n'ingorane cyane birimo n'ubundi genda ngiye ngutekerezaho nkabyigaho neza ubundi nawe nzamumenyesha afashe n'ubundi gushaka utuntu twose two mu rugo no mu rugo aho ngaho kwanza first of all ubundi kandi arageza kumenyesha n'ubundi uko byagenze se bigeze aha biri gukunda mu gitondo cyane gutya ajya kumenyesha ari ibyo Davina amahirwe masa n'umukunzi wawe murakoze mama ubwo rero reka njye kureba umwana ko yaba yakangutse
musigare muganira, ubwo nujya kugenda arambwira gusubizere nta kibazo. Ikibazo rwose nta kibazo. Wakoze cyane. Nanjye murakoze. Week ibintu mvuze uzabikora Ubona bizavamo se nyine. mwana rero numiwe bose ko nabivuze n'ijambo ranavuga 2 week Wese nyine wowe nawe ubwawe kubyiyumvisha. Ubona bizakunda nyine. Okay. Najyaga nirwa ndi kuguhamagara ndi kugosa ubyiboneye uzakira pe kuko aha se ntabwo babara ikibazo cy'imo hano muri Seviyana ariko uko biri kose ntabwo bimeze nk'uko byari bimeze mbere. Icyo yanjye yaragerageje ibishoboka byose ngitewe nta kibazo. ufite rendez-vous kwa muganga ryari ngo nzagerageze nyerekeze Ni ukuvuga ngo nagombaga kujyayo ntumbwire ko itariki yarenze ntubimbwire mana nyagasani ntumbwire ko itariki yarenze ko mama wanjye atungutse aho itariki yararenze yangaya we wihorera Imana izamuzana ahari iramureba ni nayo yababeshejeho itariki yari ryari se mwana wanjye itariki nanze kwigomba mbimubwira wadata umutwe n'ibidosiye ndabimuhisha kuko nta bundi bushobozi yari afite bwo kuba yansubiza kwa muganga bitewe n'amafaranga yari yatanze kandi nari ntabwo nari natanze. N'undi mushuti wanjye twatandukanye uwo munsi wabashe kuba yabyumva araza aramfasha akora ibishoboka byose arananza nangeza mu rugo ariko kuza ahubwo uwasamutura umunabi amaze kumutura umunabi kuva yanagenda serongera kutuvugisha ko yagiye yaturakariye yabarakariye ni ngombwa ndabyumva sibyo. iyo nyagwa ya moto se yakugonze yarafashe inzira iriruka ni ukuvuga ngo nakangutse uwo mushuti wanjye nakangutse nsanga ari uri kunyitaho ari guhamagara mu rugo yabanje guhamagara uwasaramwita amusubiza nabi biba ngombwa ko avugana n'uyu nguyu ariko yitwa ngo niwe mukuru biruhira kugora Teddy w'umwana umukuru yaraciye ngo ni mu mwihorere ko ntakundi ni kwisi yubatse itariki yo kwa muganga yari ryari ngo turebe ko twazajya kwaka indi rendez-vous tasuraho kuri 23 gutyo amafaranga se tuzaba twayabonye oya ngiye kugenda ngerageze bana ba ntacyo naba mbamariye muri iki kibazo ngiye kugerageza niba ari na credit nzayitanga nibiba ngombwa ni cyangombwa cy'ubutaka cy'umusaza nzagitanga tabizi oya uretse mwumve yewe mfite agatsinda nzafata icyangombwa cy'ubutaka gitange mbona amafaranga nkemura ikibazo nimara gufata agatsinda mu mpera z'uku kwezi nijyo uzafata nimara gufata nzasujyana amafaranga nsubiza icyangombwa cye mu kibika urabona ndi umwana byo nkora ndabizi bana ni muhumure byavuye ndo mabateta ibintu byose ndabizi nukurora ko urakoze Imana guhumugisha base kandi nimbona byatsi amafaranga wo kubuza musaza wanjye uzayazana giye kukubitenze bipfunsi nibyanga ndaguza Suzana mwana we baramugonze nanjye naramugurisha ndayaka no mwitsinda kibazo mufite ni iki ndahari kandi nibyanga nzabatwara mbajyane tugende gushaka uko mbaranana n'abanjye duhangane no gushaka Roza kuko numva aricyo kibazo naho wasewe ugazaza ahari nta kibazo afite papa na mama na tuzaba tumenya ibyanyu ariko murya mukaryama Imana ishimwe muvane ngiye gusubira kwa muganga ndawe yazajyayo niba nakubwira ngo urajya mu bitaro nzakugumaho paka hora ni mama wanjye so byiboneye naribi 2 week ndava mu rugo Iko nanjye nuko nasigaye uri kuda kujyana niyunarega kuganira. Ndakunze gutera ikintu cy'umujyana gutyo gusa. Ngato biganireho. Akanya kubera ko ubu ntaje cyo kubona na mama wawe. Nabaje ngo tubiganireho nubwo nibwo tuzabana. Kandi biganiro sabyabiki. Ariga n'ubundi bugiye ngiye nawe. Tuganira n'ubundi byacu n'ubundi nagabana bayaje. Asete nazo mwazi ikibazo kimwe. Ntabwo musabye ngo tujye mu murenge. Ntabwo musabye ngo ugiye kunsaba ngo ntabwo sindi kwemera kugendera ubuntu.
ni iki kigoranye? Ibintu byose bitwara amafaranga hari ubwo bugwe nta na kimwe uri gusabwa. Ni iki kiri kugora? ariko se kamubwira sibyo ni wenda kuva ubaye wowe sibyo Ayo magambo mbwira neze ko ariyo wabwira na mama. ntabwo mukuru cyane sibyo wenda ariko urakuze. Ibyo wabwiraga mama nanjye binsobereremo. Mbwira ngo tuwiki. Kamubwira ibyawe kubera ko nawe ibyo wenda ntabwo twaganira kamubwira ibyawe sibyo. Ni hehe wabonye abantu bapanga ku bana by'umuri bibi arabibonye? Okay. Nabikubwiye kuva ryari none musaza. Dushime ubu ngubu yenda ubu ntabwo byakunda kuko ni akanya bakubwiye tuvuye ko ari gutuyeho. Ndashize igihe kingana gute ndi kubikubwira. Fata igihe kishize ndi kubikubwira. Ufate n'icyo mama wanjye aguhaye. Uteranye nawe wumva. Ndakubwiye ujye kunsaba, ndakubwiye ngo ujye kunywa ni iki nkubwiye. Nta ruhinja mfite, nta nda mfite, abana banjye murabazi n'abasore n'inkumi murangana nabo bazasigara bimenye. Umwana ni nkundi. Cyo ntabamarira se nakimarira uwanjye. Hanyuma ejo n'ejo bundi nzi nimumara gukira ibyanjye bizabigeze he? Wenda nimwe muzacyanisha neza. Tubara ubukeye tukabara ibya none ntabwo tumenye ibyesho. Jo hazaza imbere heza. Mujye muhaharanira. Ubuse wari uzi kuzamera gutya? Mujye muharanira kugira neza kuko ntuzuza gukura mu kaga. Ntacyo nabimage mfite. Ntacyo abana ba. Hakiza nabacishaho. Icyo nabacishaho nagicisha no kubanje. Mukomere munafite. Yego ndabakunda cyane rwose pe. Kayimana kuri hafi. Murakoze. Natwe turagukunda. Ndabakunda uri kuva kera mwakuriye mu biganza byanjye. Herekezaga mama wanjye kwa muganga. Uwo babyaye nterura. Undi babyaye nterura. Uko yamerekezaga niko namuherekezaga. Uko yamerekezaga niko namuherekezaga. Nabahekaga muri impinja. Nanjye akampekera. Ubaka kanya niko koko baga muri abasore. Nzabatwara n'ibyanga. None rero bana banjye. Kubera icyo kibazo cya muzehe. No kuba ngiye kuboherereza teta. Akajya afatanya na mushiki wawe mutoya. Kugira ngo umwe nabona gakoma ndagashigisha. Umwe najya gutoragura udukwi ndabona gutujumba. Nanjye nimba ari igihumbi nkaboherereza muguru udushyimbo mugerekeho. Ntabwo nzaba hano. Reka ngereyo mbwire teta yitegure ndako ntabwo nagereza kugerayo. Ndamuhamagara mubwire yitegure afata utwenda twe duce dushoboka hanyuma azi ndagerayo yabagezeho mungaredo oya nta mpamvu yo kuri aratabagezeho nimurara muri inzu ya mwenyine mumenye ko nta mubyeyi ndimo murararana reka nihuta ahubwo kuko kuguma hano no kubareba mu maso nkabasiga mwenyine nta kamaro reka nihute mufite se icyo kurya kambanze ndebe ko kuri telefone oya yego byumva neza kandi cyane maze kinini bimbwiye sibyo ariko mu cyuma kimaze bimbwiye n'ubundi impamvu naraguhaga n'ubundi sibyo urabizi nta mafaranga afite menshi sibyo akazi mfite urakazi sibyo kandi ikindi ndacyaba mu rugo ntabwo nibana ndacyaba iwacu nzagutwaza nyine ushyira iwacu ntabwo bibaho namutse ushakira mu nzu ya se mbugushaki yanjye nuko wavuze sibyo nuko wavuze tuzafatanya siri kubona ngewe navamo umugore mu utazi gukora ku buryo nge nawe twajya ujya gukora nge nkajya gukora tukabana nkareka kuba ndi mu rugo niko nzajya mbyuka ndyamye ibyo byose nyine ni ukubishakira igisubizo uzane nimba ari n'igihumbi ukore ku munsi nakora ikindi ntabwo kigitwaye dusevinga nk'abantu nk'umugabo n'umugore utware mushyire mu rugo n'ubundi turi mu rugo iwacu ushaka aya mafaranga ukorera nanjye nzashaka akazi rukumva dufatanye nk'uko twaba twiyemeje kujya ku bana uri kumva ibyo bintu ndi kugusaba ngo ngiye ngo nkeneye kuzanshaka ngo ufite imodoka ngo ufite inzu ibyo bintu byose nageze bigusaba ni iki kiri gutuma wiremereza ngo banza ngo ese ibintu uroganiza ni ibiki bimbwire nyine binsubiriremo ese nibyo uroganiza ndi kugusaba inzu se ndi kugusaba etage kugira ngo ucake niki ndi kugusaba wabunsabye ko wenda sibyo ndi kukubwira nimba ari cyo gihombe winjije nanjye ninjije ikindi
ntabwo amafaranga twa tuyasevinga Basi nishimye. nk'abantu bashakanye Reka urambwira telefone se ako kajana ko kuyabikuza bakagura n'igitunguru ahubwo Teddy namperekeze namara kumerekeza ngere hano ndiwe mwagenti nimara kubona umwagenti mbikuzeho nimara kubikuzaho nkumuhe mu ntoki ashaka utwahaha wari ukumbuye iki mwana wa icyo mushiki wanjye yumva ashaka mubwiye ikintu mushaka mbagura utunyama n'ubuse turarya ifiriti ifiriti reka rero mbagurira utunyama mbagurira n'akanusu k'utuvuta hanyuma mugire n'uturayi murya agafiriti muri yaranja agasupu gasigara nijoro murasonga ubugari ndabagurira n'agafu hanyuma n'umukobwa wanjye araba yaje teta urakoze mfite cyane n'ibirayi ndamubwira tore bazane urakoze cyane Imana ikongere sibyo Teddy Teddy haguruka uzongera kukoza njyenyine tete azajya gufasha azajya gufasha amwe azajya mwoza mu gitondo undamwoze nimugoroba gahoreka nero Teddy tugende ufite agafuka oya turakagura ku muhanda mwana wa sigara amahoro ndagukunda ntukababara ibyababaje birahagije nimutuze murango cyane rwose orogangende basi wikirwa umperekeza dore urarwaye genda uburyamye ushiki baza gutekere akwiteba yagukarabije cyangwa se gukarabije yankorabije byarangiye pe n'amahoro ndabakunda abana bawe urakoze cyane Imana ibarinde pe ndabavugisha na tetaraje kuva amahoro ndagahaye umukecuru ikintu kiri kukubangamira noneho aho naguhereye ndi kukubwira neza aho bigeze none ndarambiwe ni igiki kiri gutuma kuba wanjyana cyangwa ntabwo nyishimiye ntabwo uri proud yanjye ko yanjye sinakwishimiye nakubyaje umwana nakwishimiye ndi kukubaza ikibazo kimwanze kugenzuza ntabwo nyine kuzanshaka ngo inzu ngo huzemo ngo intebe huzemo televiziyo ngo huzemo ibyo byose na kimwe nagusabye hari na kimwe nagusabye kamusaba basi kantu nibyo ushaka kuorganiza rero kamusaba kantu